Yes, reka nkushimire tugenda tubana umunsi ku munsi. Ni 5TV Rwanda tugenda tugaruka ku bintu byinshi cyane biciracira hano hanze. Mu minsi ishize Prime Minister aherutse gusura icyanya cya Gabiro Business Hub. Ni icyanya gikorerwamo ubuhinzi, navuga ko ari ahazaza h'u Rwanda ku bantu wenda bari interest cyane mu bijyanye n'ubuhinzi. So ni ahantu like sinzi uburyo ndibuze kuba describinga. First of all, ni ahantu hakwereka ko ubuhinzi bwo kuhira bushoboka, ndetse hari n'ikoranabuhanga. Hashowe miliyoni 40 z'amadolari, ubwo ushize mu manyarwanda urumva ko ari miliyoni hafi 400 cyangwa se 500 like, kuko urabizi ko n'ubundi haba harenga ibice, urumva ni amafaranga menshi cyane like 600, miliyoni 500 kugeza kuri 600 zirimo aho ngaho. So ubona ko like hari ibintu byinshi uhasanga bigezweho, ndetse bina describing uburyo ki mu Rwanda mu myaka iri imbere hazaba hateye, ndetse n'uburyo hazaba hakora ku bantu wenda bari interest cyane mu buhinzi, banakunze ubuhinzi. Anyway, hari abantu bari interest cyane babona ko ubuhinzi nyine buri potential, ni ikintu ukora ukaba serving a community, ugaburira abaturarwanda, ugaburira abaturage, anyway ukabona nayo mafaranga. Twagerageje kuganira na bamwe, ngira ngo bamwe mu bayobozi bari responsible ndetse navuga ko bashinzwe iki kibaya cy'ubuhinzi cyiza cyane, navuga ko kukireba. So bamwe rero bagerageje kutuganiza, harimo ngira ngo ni umwe mu bamama ushinzwe abakozi, wanavuze ko donc uyu munsi barimo guhemba abakozi bagera kuri 600 daily buri munsi. So urumva ko n'amafaranga ari gushorwamo. Harimo business abanyamerika n'abazungu hanze, ni Kent sinibuka neza izina, nabo bakoreramo hariya ibijyanye n'ubuhinzi. Bafite hegitari 170 aho ngaho, ndetse n'ibihumbi 170 bitegura kongera ku buryo bagera ku bihumbi, ni hegitari 170, ariko baritegura kongera bagashyiramo ibihumbi 10. Urumva ko ni hegitari nyinshi cyane, bashaka kwagura ubuhinzi bwabo cyane. So nkihagera Prime Minister ahari, hari Minisitiri w'ubuhinzi, hari Gavana, hari Meya wa Nyagatare Gasana Stephanie, ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bari mu nzego zitandukanye. Hari itangazamakuru, warebaga tekinoloji. Ni icyanya cyateguwe cyangwa se cyatunganyijwe n'Aba-Israeli, abantu baturuka muri Israeli. Kampani y'Aba-Israeli niyo yagitunganyije, niyo yatsindiye isoko. Yazanyemo kubera iki? Abanya-Israeli first of all bateye imbere cyane ku bintu bijyanye na irrigation system, iyi system yo kuhira imyaka ku buryo imyaka kabisa ikura neza cyane. Icyo ni icya mbere. Bari potential cyane, urumva ko biraborohera cyane kuba baza gufatanya n'abanyarwanda, ndetse no kuba baza urabona Burasirazuba ni ahantu buriya hari izuba cyane. Icyo ni icya mbere, nubwo ari mu Burasirazuba nyine hari n'izuba cyane. Icya kabiri hararambye. Icya gatatu amazi nayo ni umugezi umwe. The same case na Israeli, nabo bafite imigezi mike ariko babashije kwifashisha ndetse no kwibyaza umusaruro. Bafite imigezi mike, ngira ngo ni Yorodaniya, n'indi migezi mike iri aho ngaho bakoresha cyane, kandi ukabona ko ibintu byabo babisapotinga, babiteza imbere, ukabona ko byanga byakunda, bigaragara ko byashoboka, bigaragarira amaso yabo ko byashoboka. So nabo rero ni bamwe mu bantu like bahari, ubwo ni Abanya-Israeli, company cyane iteye imbere, bafite tekinoloji. Impamvu buriya Misiri nayo iri mu bihugu biteye imbere cyane mu bijyanye na irrigation, ariko Israel, kubera iki Israel bo bafite tekinoloji itari consuming cyane ku mazi, ndetse idateza ibibazo. Abantu benshi twatumenyereye ko ushinga pipeline, hanyuma pipeline zikanyarira imyaka, reka bari ko mbivuga gukora artificial rain,
ku buryo amazi ava mu kirere akamanuka ku mababi y'imyaka. Nibyo bintu abantu benshi tuzi, ni nabyo usanga turi interested cyane, abantu benshi like bifuza ko nyine nuko nguko bakora. So usanga rero hano kuri Israel siko bimeze, ahubwo bo bafite technology yuko bakora pipeline ariko duto cyane tumeze nk'insinga, reka nkoresha insinga z'amashanyarazi. Noneho uko kagenda umwaka ku mwaka, like niba mpinze ku murongo biraza kunyorohera ko nshishamo ya pipeline imeze nk'urusinga, hanyuma akaba hariho ahantu amazi agenda asohokera. Ayo mazi bifasha ko icya mbere ntabwo agenda ari menshi, kaba ari akantu like gato cyane kangana nk'umwenge w'urushinge, then usanga nyine amazi asohoka ari make cyane ariko agahoraho ku buryo bishobora guspendinga days, mu gihe bya bindi byuhira short time mu minota nka 40 bishobora kuba yihinduye ahantu icyondo. Ariko tuno two umwihariko watwo ushobora kuza saa 12 ugafungura amazi, hanyuma ukigendera, tukarara dutonyangirizaho ku myaka, mu gitondo waza ukagira ngo ni imvura yaguye. So ni technology navuga ko nyine iri hejuru. Nubwo byatangiriye Kagitumba, ubwo ndavuga ahangaha byatangiriye n'ubundi ni muri Gabiro niho bitangirira. Gabiro ni agace gahuza Gatsibo na Nyagatare, ariko wegera cyane ku Kagera kuko n'ubundi ni umugezi wo ku Kagera. Undi mugezi uri muri East ni witwa Umuvumba, abantu benshi bazi nk'icyambu, naho habiri. So ngira ngo munakurikije wenda target cyangwa se intego cyangwa uburyo ki wenda abanyarwanda bashaka kubaka ibintu byabo, cyane cyane ubuhinzi, intara ya East, intara y'Iburasirazuba ni imwe mu ntara buriya navuga ko zirimo n'ikigega cy'igihugu, ndetse ziri kuzamuka cyane bitewe n'ubuhinzi buhava kubera buri strong, kandi buri buhinzi ni kimwe mu bintu bifasha community, bifasha abaturage, bifasha abantu benshi cyane kuba babona amafaranga mu buryo bworoshye. Ku bantu wenda muzi amateka, like abantu muzi Korea, abantu muzi China, buriya ni ibihugu byazamuye ubuhinzi cyane, was transformation yabo yahereye mu buhinzi buzana inganda zitunganya ibiva ku buhinzi. Ubwo no mu Rwanda byaratangiye, utangira kubona inganda zitunganya ibigori zikabikoramo ifu nziza cyane, zikabikoramo ibyo kurya by'amatungo, zikabikoramo ibindi, ukabona inganda zitunganya imiceri, ukabona inganda zitunganya amata. Uyu munsi hari inganda zifata amata zikahindura ifu. So ukabona ko nyine biri koroha cyane ndetse bigiye kuba productive cyane ku isoko. So navuga ko rero kuba barahisemo East cyangwa se Uburasirazuba, icya mbere Uburasirazuba naho hantu nyine hari itaka ryera, byoroshye cyane ko wahinga ikintu cyose ukakibona. Icya kabiri, amazi yaho ni make bitewe n'izuba rihava cyane. Urabona mu Rwanda buriya tugira igihe kinini cy'izuba kuva mu kwa gatandatu kugeza mu kwa 9 hafi aho, n'ubundi birumvikana ko wahinzemo indi myaka mu gihe yuhira iba yeze. So byaba ari ikintu gikaze. U Rwanda ruramutse rugize like 3 seasons muri cya gihe cy'izuba, ukaba wagira ikindi kintu uhinga cyera vuba. Hari ibintu byera vuba cyane mu mezi 3 kuva mu kwa gatandatu kugeza mu kwa 9 ku buryo waba usaruye still mu kwa 9 ugakomeza. Ngira ngo abazi by'ubuhinzi mu kwa 9 baba batangiye indi season, mu kwa gatandatu nanone haba harangiye indi season, no mu kwa 2 nanone harimo igihe kingana n'ukwezi nanone nacyo kinyuraho ushobora gukoresha ku bantu bahinga. Hari ibintu byerera igihe gito cyane, birimo karoti, birimo amashu, cabbage, birimo inyanya, birimo n'utundi tuntu twinshi cyane, even n'imiteja iba yeze. Urabona ko nayo iri productive cyane ku isoko. So hari ibyo rero, kuba hari iyo season, hari izuba rinini cyane, nibyo igihe kirekire cyane, ndetse gishobora kubyazwamo umusaruro abahinzi bakaba bagira. Ariko nanone ntabwo ikirere ubwo gisigaye kimeze bitewe n'icyitwa climate change cyangwa se ihindagurika ry'igihe. Hari igihe kigera wari wizeye imvura ikaba iragiye, which means ngo
ntabwo ukwiye kuguma kwishinga igihe cyane ndetse n'ikirere. Gavumenti yatangiye kureba bwa buryo noneho bashobora kwifashisha y'amazi. Birashoboka cyane kubera ko urugendo uva aho iki cyanya kiri kugeza aho kirangirira ubibona neza cyane. Ni urugendo runini cyane ruva mu murenge rw'imiyaga ariko rwinjira mu wundi murenge nanone wa Karangazi, ugakomeza ukagera ahantu hafi Gatsibo. Ayo yose ni amazi ava ku rugomero rumwe, niba ndi buze gukoresha urugomero donc ku idamu imwe, iyo ngiyo mubona kuri video cyangwa se mwabonye kuri video mu mavideo. Iyo ngiyo igaburira hegitari hafi ibihumbi n'ibihumbi, ari idamu imwe. Ngira ngo byakozwe like nko mu buryo bwo kugerageza kureba ese byakunda ko twatangizanya akantu nk'aka gato. Niba reka tuvuge niba iyi damu ibasha kugenda amazi, kanari ikagenda igafata hafi metero ibihumbi, ibyo birumvikana cyane. Another example, urabona umuceri rimwe na rimwe hari igihe bikangura bafashe ahantu hato cyane amazi like akadamu gato cyane, noneho ugasanga akenshi ako kadamu gato cyane, idamu ugasanga barikoresheje basunitse amazi akaba yafata mu karere kandi umuyoboro ari umwe ava ahantu hamwe ku idamu imwe cyangwa se ku kagezi kamwe. So ukabona ko rero niba umuceri ntabwo ugira season kandi byose bari amazi nubwo bari mu kibaya, ariko no kuyazamura hejuru birashoboka cyane. Ndetse unarebye n'imiterere y'Umutara usanga ahantu henshi ari ibibaya. So navuga ko ni uburyo ki barimo kugenda bagerageza ndetse no kwimitatinga, kubera ko babona ko igihe cyo gushingira ku kirere, cyo kugendera ku kirere kirimo kirangira, bitewe n'uko climate change iri kugenda igaragara cyane inigaragaza cyane. Nabyo bikwereka ko tutitonze mu gihe kizaza twaba tureba hejuru cyane. So nibyo rero ngira ngo abantu benshi babibaza ati se Gabiro Business Hub hari icyanya cy'ubuhinzi bimeze bite, gihagaze gite? Ni ibyo ngibyo ngira ngo uyu munsi twagiye twibandaho twanagarutseho cyane. Ndabashimiye. Wowe utarakanda subscribe please kanda subscribe, hanyuma nawe wayikanze reka ngushimire cyane, mbabwira ngo dukomeze kubana, dukomeze tumere neza cyane. Ndagushimiye mbabwira ngo God bless.